dutangiriye hano umukobwa aza yirukanga bamubwiye ati surprise, ahita yirukanga kuba umusore. Uyu musore yafite amafaranga bigaragara ko aje kumuha impano, kandi turevye inyuma ye hari uyundi amuzaniye impano nyine, afite ibintu mu minwe bigaragara nkaho aje nawe kumuha impano. Arangije aramubwira ati sheri ndagukunda. Uyu muhungu bari kumwe ati ndagukunda uri wanje, ibi nivyo nkuzaniye. Ati tuza butuje akanagakemanye kandi ewana urashima. Arangije baramusitelefonye, ashira telefone ku gutwi, aritaba aravuga ati sheri umeze ute, umeze neza. Ewana urazi bizi bya bindi by'abakobwa abapfa bagapfa niki aba bahungu bumva kandi baje gutanga impano. Uyu muhungu yaguye mu kantu n'uyu yundi agwa mu kantu, baravuga ati ese uyu ni wa mukobwa twari tuje guha impano, ese ariko telefone abandi bahungu babwira ngo sheri ngo ibiki n'ibiki bimeze bite namunagani. Birangije no kuvuga uwo mukobwa arasubira arabwira uwo muhungu ati sheri ndagukunda ntugire ikibazo, arakupa. Arangije wa muhungu aratuza, ariko mugavuga ati wapi nta kirimo, uyu mukobwa nta kintu. Arangije hamu telefone yundi ako kanya nyine, arangije ati hey sheri umeze ute, umeze neza. Ati nukuri nanjye ndashima ameze neza. Ati nukuri ati ndagukunda mwiza wanje, sheri wanje nkunda yewe kanopi we. Uyu mukobwa ntasanzwe, ni abakobwa birirwa bajya abahunga amafaranga, babandi birirwa ewana bahenda abahungu urukundo ngo barabakunda, kumbe babakurikiyeho amafaranga. Uyu mugabo yaravyumvise arikanga, yarabibonye ahubwo aranikanga, avuga ati se ibi bintu koko nibyo ndimo, ibi bintu koko ese ndi mu rukundo nyabaki, ndi mu rukundo rugana hehe? Wa mukobwa yaratelefone arangije aravuga ati nukuri sheri umeze neza nta kibazo. Uyu wundi nawe imbere yumiwe yavuze ati si ibi bintu ni ibiki, ndi mu mikino meze bite? Umukobwa ariko aravuga ati se amurya kara, avuga ati se ntabwo birane. Arangije wa muhungu w'inyuma nawe yamubwiye ati surprise, nawe nanjye nkuzaniye akantu. Arangije ati sheri ni babakobwa badafise aho bahagaraye, ni babakobwa badafise uko bashobora guhagarara. Yatuye ishugwa ari motereza ati nukuri ni byiza cyane sheri ndagukunda cyane sheri, nukuri ndagukunda be uri umwe wanje undi niwe wanje. Arangije sheri ahita fukama, ahita terivi byihuta ewana aterivi, arafundurura asanga ni ibintu by'ibifu, hariko agapete hejuru, impeta ya mpeta nyene bambika ya yindi nyene baza nyene kujyane guterivi yaza gupropoza, nimwita gupropoza si mubizi se guporopoza. Arangije araporopoza ewana ahita agwa mu kanwa. Umukobwa aravuga ati ese nje nishaka amafaranga, ibi nivyo mpaye. Ahita musuka kw'ibyo bintu byihuse vuba vuba, ahita avuga ati jewe sishaka imyanda nka wewe, je sishaka umuntu nka wewe, je sishaka abantu babatindi nka wewe, narinze kushaka kunzana ibintu byiza cyane, ibintu by'imodoka, ibintu bitandukanye, ari kunzaniye ibintu biri aho ngaho. Wapi ibyo bintu ntabwo ari byo, jewe ntabwo bishaka. Wewe uri umutindi, wewe nta nubwo sinaniza ahubwo kuri urwego kwanza, wewe nta nubwo dukwiranye. Kumbe hasi dore hari amafaranga adasanzwe yashize munsi ya bya bifu, yasize munsi amafaranga y'amadolari menshi cyane, atangana na yandi wa muhungu afite inyuma ye wumvika ko afise amafaranga y'icyo gihugu arimo, wenda niba ari mu Rwanda dufate nk'urugero n'amanyarwanda, ariko we yazanye amadolari. Urabize na amadolari iki gihe arahenze pe, ntabwo wapfa kuyabona hariho hose. Ayo madolari ni amadolari ubona rimwe ewe uyabonye nawe uvuga ati nakize nabaye mukire. Arangije uyu mungu amubwiye ati ariko sheri nani nje guporopoza, ese ati umva ati tetwa sinshaka kuvuga ijambo na rimwe, sinshaka kumbwira ijambo na rimwe, we nta jambo ufise, wowe uri umuntu uciriritse, uri imbwa, uri imbobo, uri iki n'iki. Amutuka bya bitutsi namwe murabizi, bya bindi bazatuka turi imbwa atanu muriza agira disi we. Nukuri abakobwa mujye mwikebuka rino jambo ngwimbwa. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, ibyo bintu nukwitesha agaciro ubwanyu. So yaramututse amushiraho isoni, amubwira amagambo menshi ewana, aramusomera kwa kundi bavuga ngo gusomera umuntu. Yaramusomeye umukobwa w'umugenzi wamubwira ati nukuri gabanya, akamubwira ati tetwa umva nawe sinkene kubwira amagambo nkayo, reka ndamwihanize n'undi munsi ntazongere. Aramubwira amagambo menshi cyane yo kumutuka, yo kumushira hasi, ya majambo yayandi nyene yo kutagira isoni, yayandi nyene usanga abantu batagira isoni bavuga, babandi batarizwe bavuga.
arangije umugabo aramwitegeza avuga ati kuko nagira ndongogwe n'iki gisamakwe, nagira ndongogwe n'umukobwa. Amukubita urushi aravuga ati umva ntunakavuge, ati nujya umvugiramwo ujya uhora, ndiko ndavuga ujya uhora nujya uvumvura ngo uvuge. Arangije amufata nabi cyane, amufata mu kanigo, afata bimwe yazana aratakanga, ashira hasi arahonyanga, aravuga ati nundi munsi ntuzongere, wewe uraciriritse, uri umuntu muto cyane, uri umuntu niwage. Ati ndeba, ati se urabona jewe nakwiteza imbwa nkawe, urabona je nakwiteza umusore w'umutindi nkawe, ati wewe nta nubwo uri umusore sinzi wapi, ahubwo uri nyuma nawe yarafite amafaranga, ariko nawe yumiwe. Ariko uyu mukobwa ntiyarazi yuko yaguye mu gatego, ntiyarazi yuko ari teste idasanzwe. Yahise araba undi w'inyuma avuga ati reka ndekane n'imbwa, ati sheri nukuri wihangane, ati byari bingoye nyine, urabona hari abantu bajya basiresanya basubira kumutelefona, ati hinge gato. Arangiye ati hey baby, mwabyumva se ngo hey baby mumeze neza, ngo nuburi baby ngo ndagukunda cyane, ngo uri umwana mwiza, ngo ndakubaha. Ya magambo nyine yo kubeshya urukundo ayavuga imbere y'uyu muhungu afite n'amafaranga menshi cyane. Ariko uyu muhungu aramwihweza aravuga ati sha uyu muntu wapi, uri nyuma we yahoze buriya. Niko bajya bavuga ngo abakinga abagabo ngo iki niki, oya abakobwa nabo pe wapi. Nukuri arangije aragira ante, arakora ko telefone, arangije avuga ati rero buriya nakuzanye impano, none kubera iki uri kuzenzera nkaho umengo ntabwo ugira ante, se nubibona ko nakuzanye impano. Umukobwa nati nukuri wakoze sheri, bimeze neza ebana, nta kibazo je ndakumva cyane, nta kibazo. Iyi modoka ihitiza za modoka z'ubwenge, za modoka zigura abaherwe, ibyamamare, abakire ba mbere, ihitiza bukebuke pole ya modoka, iza bukebuke. Arangije aramubwira ati reba imodoka, dore imodoka nakuzaniye, wayibonye? Ese urayibona? Wa mukobwa arangije arasara, uravyarije gusara, arasara ayana arenyaguza, aravuga ati nukuri sheri, nukuri wana ni wubundi. Ahita yindukira wa wundi ati wabonye abandi, wowe uri irofa, wewe uri gicucu, wowe ntabwo ugize ntabwo uhenze, wowe uraciriritse. Ateka nigiye ku modoka yanjye, atangwa kwiryamaho, atangwa avuga ati wow, ati nukuri mana we, dore imodoka ni gwanjye yo. Ayiryamaho aravuga ati mama we, aywana araterura nyene wana, avuga ati kweri. Arangije araza akwita urushi kwa muhungu, asura mu kwita urushi, aravuga ati wowe uri imbeba wowe, nta kintu, nta byawe wapi ewana. Bya bindi nyene batuka abantu nyene ukamushira isoni, amukwita urundi rushi, urushi rugira gatatu. Dore umukobwa noneho yararengereye, kwa kundi kurengera akwita umuntu umugabo, amukwita urushi rwa mbere. Wenda urushi rwa mbere umuntu yagwihanganira, urushi rwa kabiri umuntu yagwihanganira, ariko urushi rwa gatatu ntiwarwihanganira. Wahita uvuga ati uyu muntu wapi, aka ni akamenyero, nubwo wasaba imbabazi ntibyashoboka. Yaragarutse ashimira umuhungu avuga ati sheri niwe wanje, ubundi nyine nta wundi ni wewe. Ariko acamubwira ati ijya modoka n'aya mafaranga afite nibyo uriya musore uhejeje gukubita n'aya mafaranga ari hasi, dore amafaranga yose yagihise yabona. Ahita avuga ati mana we, yaragagaye. Ubundi hari ukuntu umenga ukubiswe n'inkuba, yakubiswe n'inkuba, aravuga ati ese nabakabaye ndiko nkubita umuntu yagize. Buriya ndababwiza ukuri mw'abakobwa mwe namwe mw'abahungu mwe, hari igihe uri mu rukundo biba nk'inyishu y'ubuzima bwawe, hari igihe uri mu rukundo biba nko kwishugwa, ugasanga niba ari ubuzima bwari bugutsikamiye buroroshe, niba ari ubuzima bubi bugenze neza, yahise atoragura amafaranga, aravuga ati sha aya mafaranga yose yari ayiwanje, none se reba ibintu nakoze, yewe yari yibuze. Rero mujye mwereka kwitesha amahirwe. Iyo ugiye mu rukundo ukabona umuntu akunda neza bya nyabyo, icyo yakuzanira cyose ntuyite kuca kuzaniye, ariko reba agaciro k'uwo muntu aguha, kugira ngo ushobore kumanajinga urukundo rwawe rugende neza, kuko ejo bizagenda neza. Burya iciza no kumvikana mu rugo, iciza ni amahoro.
nukuvuga wa mukobwa yaraje avuga ati ndagusabye imbabazi mbabarira. Umugabo ati ndakubabarire ahubwo ngufashe urazi ibyo wangize, uzi ibintu wankoze, nukuri wankoze ibintu nanjye nashobora gutahurwa ubu ngubu sinzi nibyo ari byo, sinitahurwa. Wewe urashobora kusuzuka ku rugero ngara kuno, nubwo wenda utagirane usuzugura umuntu w'umugabo ukansuzugura, ukasuzugura shira konezwa ukanshingaho pe ukanshingaho, uri inshinzi nikofi ukankubita aravuga ngo sorry wa mukobwa abakobwa ari bazi guteta. Hari n'igihe ngo barira disi bakarira ngo bagakura amosozi ngo ari karayingona ngo arayingona, ugasanga yarize iki niki ngo bebe ngo shushube ngo iki niki ngo mbabarira ngo nukuri ngo ntabwo nari nagize, ariko abari aho bose barumiwe, babandi bose bari baje ngo apropose babona barumiwe. Aravuga ati ntabwo nari nifise umukobwa, nari nifise igisamakwe. Bya bisamakwe bimira ikintu muronzwa, araze muronzwa bimira ikintu kibita gihekenye bikakimira kikaba kiragiye. Niko byagenze. Uyu mukobwa nawe yari yishakira amafaranga. Burya amafaranga, ushaka amafaranga mu rukundo, na rukundo uzofugezeho, uzokwamubabaye, uzokwama kandi wicuza igihe cyose. Nimuzabe nk'uyu mukobwa, abantu muri kumunane filime, murebe uburyo neza mukwiye gukundamwo byiza by'umwihariko bishimishije, nibwo muzagera ku ndunduro y'urukundo. Ubundi uyu mukobwa yaragerageje avuga ati nukuri mbabarira, gerageza umbabarire, iki ni kayikubita. Ariko umukobwa bahise bamukubita amafaranga yose, bavuga ati wowe uri umugabo, wowe uri umukobwa nyamukobwa. Kubera ko umukobwa yagumye hanura abwiye umugonzi ati waretse ko amafaranga ashira, waretse. Ariko umukobwa aguma agirane asara aduga. Nanone kandi yari yatelefone abantu benshi, mwumve ko yari yatelefone abantu benshi batandukanye ababwira ngo sheri baby, ari kumwe n'abandi ahatagira isoni. Arangije wa muhungu yarambwiye ati ari amafaranga yose ntayanje, biriya bintu byose nari nazanye nibyanze. Ni umuhungu yatangiye gupropose akubwira ati surprise, nawe ajya amafaranga nayanje. Ubwo rero ujewe nawe tugirene kubiri, ntuzigere ugisura kunyibuka ukundi nubwo wasara. Ariko nawe ishiye mu mwanya w'uyu musore. Ese wababarira umukobwa yagufise inshizi 3. Umukobwa yafashe ibintu byose wamuzanye akabijugunya hasi akabitambagiraho akagutuka ibitutsi byinshi. Uwo mukobwa wese wumva yuko wagirane wamwikoza. Ese uyu mukobwa ubuza amafaranga uri muri mu rugo, uyu mukobwa wumva mwabana se reka ukanopiwe aba ni ninja, za ninja zimwe zigira mu miyaga zimwe zigira mu miyaga murazizi. Barangije wa mugabo yavuze ati twigendere ahamagara abandi ati twigendere, uyu muna inshinzi muyihorere, uyu ntabwo twashobora, uyu ntabwo twagirane. Arangije avuga ati umviriza, nubwo wafukama, nubwo waryama, ntabwo nakubabarira. Nubwo warirama amaraso hajya amaso bayarira, ntabwo amaso bayarira, nubwo warira amaraso ntabwo nakubabarira. Bahise bikoza muri kabaragenda. Yaragarutse ati yombabarira, bambwirire aburi cyakora abandi barenga bona, arigendera. Arabati ntabwo gushaka. Yaragarutse acitse intege, arabona neza yuko ari isomo ry'ubuzima. Icyo nshaka kubabwira rero ni mukande share na comment. Turabakunda cyane, ariko mwabakobwa mwe mwige gucisha make, ciao mwige gucisha make, kuko iyo ucishije make bigenda neza cyane. Nuko akafilme kagenze, ariko mukore subscribe. Murakoze, Imana ibahe mugisha. Ciao.